ariko kubatizwa kwe nabifashe nko kuba urabona hari nk'ukuntu umuntu ajya gutokora nk'ifuku uri sho kutazongera kwigaragara muri bya byaha n'ubundi wari urimo. Jackie arahindagurika kubera iki? Kubera ko iyo umbwiye ngo nakijijwe ibyaha bakavuga ngo Yesu yadupfiriye ibyaha byacu ku musaraba, ni gute nongera kugira icyaha kandi yadupfiriye? Amagambo akomeye cyane. Noneho agereka kandi kantu kateje inkecyungu bite n'amavideo ari gusohoka ngo ntabwo akubita wa mungane wa Melody ngo mu nguni hose. None se ushobora gusanga nyine Jamara huha mu muyaga. Reka nkubaza wowe urifasha ngo ugiye ku muntu ukoresha Heineken, uzi ko ushobora kugenda ugiye gukora ugiye kwemeza bikanya nawe upfiriye ku rugamba nka wa mwana wo mu Burundi. Harya ni mu Burundi mbasha abapfiriye mu kazi n'impanuka y'akazi. Kumbe mwana bamwe muri aba bakobwa bacu barusha bamaba bacu experience mu bijyanye n'iki muri gahunda ya tikutiko kwizina ya indi nagize ubwoba, ariko noneho ahandi ho nahise numva nshishura umweza. Undi noneho yarafashe Heineken ayambika Prudence condom, ubwo abafashe ya Heineken urabona ukuntu ihagaze niko yamanutse, yayimanuye iheramo yose, hasigara kagatwe kaba kari umufuniko. Ibaze ni umukobwa ku myaka 30 wenda dufate kumanura ashobora gufata ivide rya Heineken akaricengeza mu gitsina cye ikarangiriramo. Nukuri kw'Imana ibintu bikurikirane abantu ntabwo wakora biriya bintu uri muzima. Ugiye kubakurikira neza cyangwa se ugiye gukurikirana ubuzima bwabo usanga abenshi muri bo bafite ibibazo byabo bwite cyangwa se n'ibyo mu miryango. Dufite abana bafite ibibazo byinshi mu mitwe yabo, benda no gusandara mu mitwe yabo, bashakira kuruhuka cyangwa se uburuhukiro bakabushakira mu biyobyabwenge. Muri shike baguze ano ma sex toys ibipupe barayazana, babizanye nk'uyu munsi mu minsi 3 byari bishize. Asa bose bari bagiye kubyigishiriza hora. Ibaza umukobwa wakoresheje sex toy urumva y'amashanyarazi akarimukorera gahunda, uwo muntu mu by'ukuri utekereza ko uzamuhaza? Wategeka nako kuri uvi wanyu nanjye nka viwacu kubera ko tugiye kubaka umuryango tuzabubaka kubera ko twahuje ibitsina, nta kindi. Ntabwo nzi nyine level abantu batekerezaho, kuko gutekereza kw'Imana ari igicucu ku buryo ijya kwitiranya imyobo ibiri. Mu by'ukuri kw'Imana aremye ibitsina kugira ngo tubyare, mwe muhura kugira ngo bigende bite? Njya mbibona nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite kwambara ubusa. Kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. Nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Tuzibaze ni izihe? ni zambika ubusa. Yes, ndabasuje mbifurije kugubwa neza, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ugomba mvuga diaspora nyarwanda ndetse n'abandi bantu bose babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, nizere ko mumeze neza. It's me one and only, umwe cyane. Nkuko mubizi Padiri akunze kuvuga ngo nkuko bisanzwe iteka kuri Nea Entertainment twagarutse tubahereze amakuru ndetse tunigishe. Icyo ngicyo nicyo Nea Entertainment ibereyeho. Ariko nanone nizere ko rwose Imana iri kugenda ishyiramo umugisha mu byo mukora,
cyane ko burya ngo iyo wakoze ukanasenga nta kindi wowe uba usigaje, ibindi byose biba ari iby'Uwiteka. Rero Leandre nawe nizere ko umeze neza. Shameze neza cyane, ndashima Imana ndetse n'abanyarwanda mwese mukomeje gukora subscribe kuri Leya Entertainment, mukomeje kuduha umusanzu kugira ngo natwe channel yacu ikure kandi yatangiye gukura. Ndabibashimira cyane, tumaze kujya mu 6250 gutya. Numva ko ni iby'agaciro abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, nkuko arafata yavuze aba diaspora, abari muri diaspora ndetse nabumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Abarundi mwese ndabakunda aho muri mwese. Harya mu Kirundi bavuga ngo mba numva nzashaka nk'umugore w'umurundi. Uzi ko bavuga neza, bavuga neza. Hari nyine nsangira n'abarundi kazi, nkumva ni byiza, nkumva bakomeza bakavuga. Wowe kumva watega amatwi. Natega amatwi. Abarundi turabakunda aho muri hose, mwaba muri mu Rwanda cyangwa se mu Burundi cyangwa se muri hanze y'u Burundi, turabakunda pe. Abanyarwanda mujye mwica muzi ko mufite abavandimwe b'Abanyarwanda. Noneho kugira tujye tubimenya ko no mu Burundi batwumva, banatureba, ibikorwa byacu bikaba binagerayo, bajye bandika muri comment, mutubwire uko mubona ibiganiro byacu. Ndabizi neza ko bizagenda neza cyane. Bajye banatanga ibitekerezo, batubwire ibyo dushobora guhindura, ibyo twakongera, nyine ibintu ubundi tubirusheho kubigira neza. Leandre rero nkuko bisanzwe iteka, imihanda tayari yo iba yanyereye. None imihanda arije ndi kushaka kujya kwirengagiza, nkajya kubona nkabona bongeye kuntamo, bakongera kugutamo wagwan nk'abantu. Reka mbere yuko tuvuga ibyo bintu, mu kanya gatoya nibwo nabonye uwitwa Jackie, yitwa Usanase Sharon cyangwa se abantu bamumenye nka Jackie, yabatijwe yakira Yesu Kristo, Yesu nk'umwami n'umukiza mu itorero ryitwa Elayono Pentecost Blessing Church. Ariko we atangiye abatizwa, ariko angana ari ibintu nahise ntekereza. Reka mbanze impamvu mpereye kuri Jackie nuko nyine uko byenda kose tuba tugomba nyine gutanga ama updates. Jackie kubatizwa kwe ntabwo byantungura. Usanze ari prank. Umva se nanjye ngubwira ibyo impamvu bivuze gutya. Jackie ni umwe mu bantu ntekereza ko nawe ari umunyabwenge, ariko kubatizwa kwe nabifashe nko kuba, urabona hari nk'ukuntu umuntu ajya gutokora nk'ifuku. Ifuku kandi niba usubire mu kiyanza. Jackie kubatizwa kwe ni byiza ko wabatijwe, ariko urishoka utazongera kwigaragara muri bya byaha n'ubundi wari urimo. Kuko Jackie arahindagurika mu kanya bara umwana mwiza, mu kandi kanya sinzi ibimutera, niba ari bakamaro bamwoshya simbizi, ukajya kubona ukuntu arongeye agarutse muri ya shusho. Urabyibuka bamupropose abati ngewe narahindutse, nabaye umuntu muzima, none ubu ngubu umeze neza. Byaraje byenze ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri ati ntabwo agerayo, ntabwo bishoboka. Ariko baravuga ngo kenshi bakunze kuvuga ngo nanjye gukoresha ijambo rikomeye cyane, ariko upfa ko gusa baravuga ngo ubundi nta bandi rijya ribiki, nta bandi irisirimu, nta bandi rijya ribirisirimu. Urumva Jackie awish ko nyine yahinduka permanently, apana byo kuvuga ngo yaje kuri kamera yerekanye ko ari umwana mwiza, mu kandi kanya birahindutse. Nk'ubu kubatizwa pe ni byiza cyane, ariko niko wowe ubyifuza ko yahinduka. Nta muntu utifuza guhinduka. None se ko numva ko wifuza ko yahinduka, icyo cyizere urakibona? Nyine nibyo nkubwira. Kuko urumva kuba umuntu agiye gukizwa, hakagombye kuba afite entourage ihindutse. Iyo ukijijwe ntabwo ugomba kujyana n'abantu badakijijwe, sibyo? Bivuze ngo niba ukijijwe ukaba ukijyana n'abasinzi n'ibiki n'indani n'ibiki, ubwo wakijijwe gute? Ariko se ubundi iyo bavuze gukizwa, reka twumva ku kantu neza tugasobanukirwa. Iyo bavuze gukizwa, ubukijijwe iki? Ibyaha. Ubukijijwe ibyaha. Ibyaha wari usanzwe ukora. Ngewe rero gukizwa hari ikintu ntajya numva. Kubera iki? Kubera ko iyo umbwiye ngo nakijijwe ibyaha, kandi umunsi ku wundi, noneho warangiza ukaza bakavuga ngo Yesu yadupfiriye ibyaha byacu ku musaraba, ni gute nongera kugira icyaha kandi yaradupfiriye? Reka iby'amadini ntitubyinjiremo ngo tubijyemo deep, reka twigarukire kuri Jackie, sibyo? Jackie rero we ni byiza ko wabatijwe rwose mu mazi menshi, ni na byiza ko
nawe utekereza ku buzima bwawe, ariko mfite garanti ngana ite ku buryo ndivuge ngo Jackie azarimeninga ari umuntu mwiza. oya Kuko none se kamwereke bamuterera ivi ntiyambitswe impeta, ntiyaje kuri kamera ari umwana mwiza ati ubuzima bwanjye bwarahindutse, nyine aratubwira, nyine ukumva nibyo koko, ukumva ni nyuma abafashe impeta abahamagaje press conference bagiye kujugunya impeta hehe mu musarani mwobo rusange. Wumvise amagambo yavuze kuri Ramutibe, amagambo akomeye cyane. noneho agereka akandi kantu kateje inkecyungu bitewe n'amavideo ari gusohoka, ngo ntabwo avuga ngo umuniga ngo nyine ngo ntabwo akubita wa mungane wa Melody ngo mu nguni hose. none se ushobora gusanga nyine Jamara huha mu muyaga. ahubwo se ubundi reka nkubaze reya, reka nkubaze wowe urifashe ngo ugiye ku muntu ukoresha Heineken, icupa rya Heineken, ibya Heineken turaje tugaruke mu kanya, reka turaza kubigarukaho mu kanya. ariko se reba urifashe uravuze ngo urayobye ngo gukora akazi ngo kadanje, uzi ko ushobora kugenda ugiye gukora ugiye kwemeza bikanya nawe upfiriye ku rugamba nka wa mwana wo mu Burundi. harya ni mu Burundi mbasha abapfiriye mu kazi n'impanuka y'akazi, kari akazi aba ari impanuka y'akazi yumva ubu siriya igira sanze abaguye kwitabara. Ariko man ibyago ni uguhera umwuka uguye ahantu, mbega ibyago mbega ibaze uramutse ugiye hari ahantu ugiye gukora, urabizi ko n'ubundi umuntu agenda asa nk'uwiyibye. urumva ubu ngubu haje ibintu nyine ntajya mbasha kumva, ugasanga umwana w'umusore imyaka 25 kugeza muri 30 cyangwa se 35 cyangwa se 40, uwo muntu aba agifite imbaraga, sibyo? ariko ukajya kubona ukabona umuntu arimo arakoresha zino produit bakoresha kugira ngo batere akabariro neza. ariko se so biriya bintu baba barabigeneye abantu barwaye, birase biranakora, birakora either ashobora kuba arwaye diabete cyangwa se nyine adafata umurego bakamutegeka biriya bintu. tuvuge nka Viagra ikunze gukoreshwa n'abantu b'abasaza, wowe ukayifata uri umusore ukiri muto, ukayifata uri umusore kubita tushe ya mbere, ugiye kwemeza nde wa mukobwa uri gukoresha Heineken. none hari indi version ya Heineken ndi ndaje ndabikubwira indi nari ngize ngo uraje bitwereke urumva uraje bitwereke kuri kamera, bivuze ngo wowe ugiye kublaminga umukobwa urashaka kujya mu mwemezi ukagenda ukaba unyoye iki Viagra cyangwa se n'ibindi. umva rero hari agakuru nigeze kumva ngo hari umwana wingaga muri segonderi ya 2 w'umukobwa, hari n'abasore biga muri kaminuza benda kuyirangiza ngo bibisore koko, noneho nga ku kana kaba kari kugendana na bagenzi bako bakajya bakubwira ngo ariko uriya mujama ni umusore, ngo ni umusore kisesha, ngo ni umusore ki ngo katanabashije umwana. bamwe muri aba bakobwa bacu barusha bamaba bacu experience mu bijyanye n'iki, muri gahunda ya tikutiko, muri gahunda ya mw'abantu ntabwo nzi nyine. urumva umujama arashaka ngo agende yemeze umukobwa ajye muri farumasi agure Viagra cyangwa se afate hari izitwa za puturi, hari n'izitwa za kopi vitamine, hari indi yitwa ngo ni byinshi, urumva akagenda akayigura. mu by'ukuri abakinnyi nibo bakunze gukoresha puturi nacyo ni umuti ngo bayisiga nyine ku gitsina, ntabwo mbizi niko njya numva. waranze ukajya gukoresha ibyo bintu n'umukobwa nawe avuga ati okay kankwereke, ugasanga niho koza mu kirere gusa ujya ubona iyo umuntu yinjiye nko muri sale ukuntu iyo winjiye muri sale ukuntu iyo uvuze ngo igita gisako hataza mugira mu bandi nawe ujya kumva kumva ngira mu bandi yadanje. ibyo bintu biragoye kugira ngo abasore bari hano hanze bahaze abakobwa bashiki bacu batugaya ngo nta kigenda,
ese ko muvuga ngo ntakigenda mwese twese mwaratugerageje ese mwaraje murangerageza ra ubusa nawe wari ubusa ntihangana nani cyanyita ntabwo usanga nayiruta ntabwo wayiruta Heineken ntiko nticika intege asiba mugari none wowe uriyizeye ko urumva rero ugasanga umutipe aravuga ati ngewe ubushize narakoze biranga reka ngende njye kwisayidira njye kongera warangiza wakoresha izo staff ukabuguye no kwitabara asa ni ubwo ritabara ukabuguye ku murimo ukabuhuye n'impanuka y'akazi ibintu biri muri Kigali asiranse kabirahuruye ibintu biri muri Kigali wagira ngo ntibiba handi noneho uzi ikintu kiba kibabaje ni ikintu kimwe gusa ukabona umwana w'umukobwa arakeye ateye neza aho nk'ibyo bidahagije wamungani uriya ninde uriya munyamakuru kuri Radio Rwanda nkaho bidahagije uyu mwana afunze nkaho ibyo bidahagije akagerekaho gukora akazi ko gukora ataha ahembwa ataha njyewe rero njyewe nakubeshye sinzi nyine iyi generation ntabwo nzi mu buryo imitekerereze yacu ntabwo mu by'ukuri njya niyumvisha uburyo ki twabaye nk'abasazi twamaze kuba nk'abantu ugasanga umuntu ariho arabaho ubuzima ukibaza uyu muntu byibura mu myaka 40 byameze bite tekereza ku mwana w'imyaka atagejeje mu myaka 30 akaba ashaka gufata vide noneho impamvu navuga ngo nabonye indi version nindi kwa Clapton Kibonke nijoro hariya kuri restaurant ye abantu bagiye banamugana ngo bayita ngo harya ngo bayita ngo CKNY ntago ni ngo bayita CK arya YC ngo ni yang CK and YC restaurant I think noneho ndari kumwe n'umupapa wigisha ibintu bya tourisme n'abandi bashuti banje kandi tourisme hakunze kwibanda hakunze gukunda kwigwa tourisme kunze kwigwamo n'abakobwa cyane ya n'abakobwa ubwo ikintu cyabayeho ubwo sinzi ukuntu izo stories zaje urabizi imihanda nibyo bihari atariko hari indi yasohotse nabasi ntiyi indi version nabani atari ya indi se ya Heineken nto nyine y'umutwe atereka da ati hari indi y'igihimba ndavuga nese imeze ite bamwe ati twazisibye nabani mukore backup turi abakoze backup babaranyeretse ku izina ry'Imana ubwo bapwanyije ku izina ya indi nagize ubwoba ariko noneho ahandi ho nahise numva nsheshe umweza ya mabere ntiyikora ahubwo numita numva mba undi muntu uzi ko hari ibintu ureba ukumva ku kanya wagwa n'igihumure ibaze gufata icupa rya Heineken wa mbere yararifashe akoresha karaga gatwe ko hejuru agatwe gusa undi noneho yarafashe Heineken ayambika Prudence condom ko Heineken nayo yagowe muri murahohotera Heineken abantu banywaho ni Heineken kibabaje n'ukuntu nagiye no kwaka manatse Heineken mbona abantu baransetse sha bataguseka ubwo si usanga ari iryo cupa ari rimwe mu ryakoresheje hari akantu nabonye umva nkubwira ukuntu byagenze ubwo abafashe ya Heineken urano ukuntu ihagaze niko yamanutse imanuka ihereye ku gatwe se cyangwa ihereye hasi yambaye condom yayambitse condom yayimanuye iheramo yose hasigara ka gatwe kaba kari umufuniko kwari ukuvuga ngo wakwiyongoza aho ngaho wakwiyongoza man aho ngaho urumva wowe wakora iki nabirebye nungu ndabitekereza nkuvuga burangije ku izina ry'Imana hase ubundi bira bintu urabona manuka ari byo Imana yanjye we Imana ishobora byose Mana nyamara bira bintu bishobora kuba ari nedi tugasanga sinabyo ntabwo Mana yanjye we ibaze ni umukobwa ku myaka 30 wenda dufate kumanura ashobora gufata ivide rya Heineken akaricengeza mu gitsina cye ikarangiriramo ariko rero bira bintu bagakwiye kubyigaho wamugane nkuko numvishe Kenisa ariko bivuga banyakubaha baribuna ndetse n'abandi mu bishinzwe
ni ukuri kw'Imana ibintu bikurikirane abantu ntabwo wakora biriya bintu uri muzima ni ukuri pe. hari ikintu wigeze gukomozaho mu kiganiro cy'ubushize wigeze kuvuga uti aba bantu sorry bano bantu bakora bino bintu bashobora kuba batari muri kondisiyo nziza. Impamvu nabivuze buriya njyewe hari igihe mvuga nk'ikintu abantu bagira agaciro ariko nyuma bakazabyumva. Narabwiye ngo ibi bintu abano bana bakorera ku makamera mu mageto twabona nk'izo video zasohotse n'ibiki ugiye kubakurikira neza cyangwa se ugiye gukurikirana ubuzima bwabo usanga abenshi muri bo bafite ibibazo byabo bwite cyangwa se n'ibyo mu miryango. Ibyo mu miryango tubiveho, ibibazo bwite byo umuntu arabisanganya, ahubwo ibyo bintu wigeze kuvuga ngo bashobora kuba baba bakoresheje ibiyobyabwenge imitwe yabo ikaba idakora neza. Sinzi niba muri ziriya video zose zura umukobwa wabonye nta hantu wabonye yari ari gukoresha gutya. Ntabwo wabonye. Bivuze ngo abenshi man ubu ngubu dufite ikigero kinini cy'abakobwa bari kunywa urumogi n'amatabi, kuko biriya bintu ntabwo ushobora kubikora uri muzima kurenza abasore. Seriously ngiyewe nahuye n'umukobwa ntabwo n'umuvuga izina ariko arahita yimenya uwo mukobwa twahuye atanywa inzoga ariko anyereka ko atanywa inzoga. Yakweretse ko atanywa inzoga muri rusange. Yego. Noneho kwa kundi ukuntu uba ugiye nko kwihagarika mba nkubitanye nawe ari mu gikundi cy'abantu bari kunywa itabi arikanga yikanze abona ko bigize ikibazo ndamwihora njya gukora ibyanjye ndagaruka. No nyuma naje kubitekerezaho nsanga muda barimo ntago ari we wenyine, ntago bari wenyine. Muda barimo ajya gukora ibyo bintu se? Oya. Abari kunywa fanta. Hano hari abatipe benshi, hari n'abakobwa benshi. Mujye mu kabari kinywera amazi cyangwa se nkanywa fanta. Ubwo yavuye kwikora byo bita kwikora yikoze ariko arashaka na ya mudu hehe yo mu kabari akaza akifatira amazi cyangwa fanta. Wowe ukagira ngo ntanywa inzoga akanavuga ko atanywa inzoga kandi ko kwenda atanazinywa ariko hari ibindi bintu baba bafasha kuko ntabwo wanyumvisha uburyo ki Emeline hari n'indi video nayo yasohotse. Yego ari mu biki abari mu ntebe arimo atangira kubyina umuntu agahita komanga. Ntabwo wanyumvisha uburyo ki Emeline biriya bintu yabikoze ari muzima. Never. Yashobora no kuba ariko ntago numva ukuntu uyu muntu yaba ari muzima. Ntabwo bro uzikore kugufata video uzikore n'itabi byajya hanze. Ariko se ubwo yari abizi ko araho nigeze kumva arimo aravuga muri zira video avuga ngo uri kumfata video none nyuma yo kumenya ko bari kumufata video yakoze iki? Ntose niba wumva ko atari wenyine ubwo urumva yari kubikora hiki nyine encadrement z'abana bacu ntabwo nzi ukuntu biri bugende kuko dufite abana bafite ibibazo byinshi mu mitwe yabo benda no gusandara mu mitwe yabo bashakira kuruhuka cyangwa se uburuhukiro bakabushakira mu biyobyabwenge. Ariko ntabwo aho ngaho dushobora kwemeranya reya, ntabwo dushobora kwemeranya ko ibibazo by'abantu by'abo bana ariko se ibibazo abana bashobora kugira biruta iby'ababyeyi babo ibyo bibazo ni ibihe? Nge n'ubu ntabwo ndumva ukuntu umuntu ashobora kuba azi ko ari kumufata video yarangiza akikora ibintu biriya. Noneho naho ibyo bidahagije ariko kuri ibyo ngibyo hari ahantu nabonye bavuga ngo niba ari sinzi umunyamakuru nabonye ari kuvuga ngo niba ari aryo ushaka kuvuga ko ari ibintu bitatu bikoresherezwa icyarimwe n'inguke. Byabize ubutatu butagatifu. Oya ibintu bitatu bikoresherezwa rimwe urumva ngo niba ari triwati nyine kuba wakoresha icupa ni agatama agatabi n'akantuza gukoresha icupa ugakoresha n'umugabo ukaba wamukoresha n'umukobwa mugenzi wawe ukaba mwakora. Nibyo uri kuvuga babyita bisexual. Urumva ari bisi cyangwa nitiri kuko n'icupa ryaje merega ntago bikiri bayi n'icupa ryaje. Ubwo ni trisamu uravuga trisamu ubwo se trisamu ni uburyo nyine abantu bashobora gukora ari batatu imibonano mpuzabitsina ari batatu ubwo urumva haba harimo ibintu bibiri biri gukoreshwa noneho ari ibintu arafa ni ukuri kw'Imana sinavuze ngo duteye ubwoba n'abantu tuzashaka ahubwo se banyakubahwa niko
ibi bintu biteye ubwoba cyane, biteye ubwoba ku kigero cyo hejuru, ku rwego rw'uko umwana avuga ati ngiye sinzashaka umugabo. Kubera iki? Wa mugana arabyikemura kuri iyo Heineken. ariko abayishwe, Ariko abo ni abakene. abayishwe abo ni abakene. Umva se nkubwire. Naringeze ngo uravuze ngo abo ni abakene. Rwanda twabonye se bari abakene. Umva se nkubwire. Ubushize ari muri shike ni inkuru naje kumenya. Aje Kigali byagenze bite? Nyamara Kigali bari busy. Kigali ibintu byarakomeye. Muri shike baguze ano ma sex toys. Ibipupe. Barayazana. Bayazanye, hari umudamu wigisha ibijyanye n'imyororokere, we aba afite igitsina muri bagaye. Kuko ariko kazi ke aba nyine yigisha ibijyanye n'imyororokere. No muri RBC nabonye babikoreye. Noneho muri shike byari bihari. Ibitsina byose. Yaba uko ari bibiri. Byose. Babizanye nk'uyu munsi mu minsi 3 byari bishize. Abo bose bari bagiye kubyigishiriza ahora. Nyine se nabyibaza. Bose bari abarimo. Ariko buriya ibi birutana. Man, ibaza umukobwa wakoreshe sex toy. Urumva? Y'amashanyarazi. Ibyo bintu byumve nabyo. Amashanyarazi. Gufata sex toy akayicomeka ku mashanyarazi akarimukorera gahunda. Uwo muntu mu by'ukuri utekereza ko uzamuhaza? Ninde muntu wamuhaza ko nubwo waba uri ikivejuru utamuhaza? Niyo wajya kunywa ya miti twavuze ntabwo bishoboka. Ni handi nyine wahita upfiraho. Wahita ugwa ku rugamba. Ni ukuri kw'Imana. Wahita ugwa ku rugamba. None wagwa igihumure. Ntabwo watinda ntiwamara kabiri. Urumva muri Kigali umukobwa aravuga ati ngiyewe ntabwo nshaka abagabo. Ntabwo nshaka umugabo, ntabwo nshaka stress z'umugabo. N'umugabo akavuga ati ntabwo nshaka stress z'umukobwa. Nyamara bakajya kwikemura ibibazo gutyo. Kandi ngo adashaka izo stress. Nyine ndabyumva ntashaka izo stress. Hari umumama ndamukunda yitwa Mama Eminante. Yego niwera? Yego. Umwe wakoze ikiganiro aravuga ngo mwabakobwa muri bavuga ngo abagabo ngo ntabwo mukeneye abagabo ngo bagabo ni stress ngo abagabo ni iki. Uzabyumva watangiye. Azabyumva ageze muri ya myaka yo hejuru akeneye kwitabwaho. Muri ya myaka 50. Ubundi nyine Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babane. Sibyo? Ibi twita ngo ni iterambere, ngo kumva ko ari uburenganzira bwanjye kuba najya kuryama n'uwo mpuje n'igitsina. Ibyo nibyo mwishyiriyeho. Nibyo mwishyiriyeho. Ariko umugabo n'umugore bategetswe guhuza ibitsina. Ni nako kuri. Uva iwanyu nanjye nkava iwacu kubera ko tugiye kubaka umuryango. Tuzawubaka kubera ko twahuje ibitsina, nta kindi. Ibyo nibyo Scovia nawe yavugaga. Ikintu cya mbere gituma umuntu akora ubukwe. None niki cyaba cy'ukwiwanyu? Nako nicyo ngicyo icyo cy'ingenzi cyane. Ibindi byose biza bishamikira kuri ibyo. Ngo kuko uramutse umuzanye ukamugaburira. Ni wabo abarya. Ni wabo barya. Ni wateraneza cyangwa se muri gitanye barya. Nabaryama. Bivuze ngo niba ari ikintu cy'ukuri wanyu no kugira ngo ngewe nawe tubyare twororoke. Icyo ngicyo nicyo kiba cyarabahuje. Yego cyane. None ukibaza uri urahunga umugabo. Reka ntange experience yanjye ntwe nabonye ku bantu baryama n'abahuje ibitsina. Bano bantu bamwe muri bo babaciye imigongo. Babaciye imigongo? Yego. Ibimvuga nanabihagararaho. Babaciye imigongo gute? Bano bitwa ko barongorwa. Abagabo. Birabyo biba biri no hasi cyane. Ibi ndi kuvugira kuri kamera nanabisubiramo. Ntabwo ntehubwa no kuba ndi kubivuga. Bamwe muri mwe mwacitse imigongo. Bamwe muri mwe ubuzima buragenda bukangirika ku rwego rw'uko bigeraho akaba atakibaye umugabo nta umugore. Umugore se wamubute ntiwaba umugore ntiwaba umugabo. Birangira bamwe muri bo birangira n'ubundi barimo bikorera bikomeye aho bicaye. Ibaze we warangiza ukazukamenya ko ari uburenganzira bwawe. Uburenganzira bwawe bwo kwiyica wowe wumva ari uburenganzira bwawe.
ntabwo nzi nyine level abantu batekerezaho, kuko gutekereza ko Imana ari igicucu ku buryo ijya kwitiranya imyobo ibiri. bazabigiye nabo bibabere nka Los Angeles nabo. Ntabwo umuntu aba ari kunyumvisha iyo logique kumbwira ko igitsina cy'umugabo gishaka kujya mu mwobo w'undi mugabo. Aho ntabwo bishoboka. Ntabwo niyumvisha uburyo cy'umukobwa amyumvisha uburyo kuba yaryamana na mugenzi we. Mu by'ukuri ko Imana aremye ibitsina kugira ngo tubyare, mwe muhura kugira ngo bigende bite? Kugira bishimishe, kugira ngo bishimishe. Man, hari igihe mba numva nkumva ibintu nyine man nkumva kubyakira ntabwo biri. Ibyo bintu kuba wabyumva byagorana, n'ababikora nabo kubigusobanura byagorana, kuko benshi njya numva bavuga ngo niko bisanze, niko byagenze gutyo na gutyo. Hari kugira hormone z'abakobwa cyangwa se z'abagabo ntibikugira umutinganyi. Ibyo bintu mubyumve neza, kuko bacya abakobwa bose siko ari abatinganyi. Oya, sibyo? Cyangwa se bacya abahungu siko bose ari abatinganyi. So bivuze ngo ni imico abantu bize. gusa abakobwa bose bitwa ba kaboyi bitwara nk'abahungu bose nabatinganye. Urumva rero dufite monde, umuntu arakubwira ati ngiyewe sinshaka umugabo, ngiyewe sinshaka iki, nyamara ejo n'ejo bundi ugasanga urashaka umwana. Ikibazo noneho arivugisha ngo ntashaka umugabo, ntashaka iki, kugira ngo wumve neza ya mafaranga y'abandi akayarya akayamara, ingo z'abandi agasenya, ibiki kugira ngo ubyumve neza. Bamwe mu batinganye yaba abakobwa cyangwa se abahungu, bamwe muri bo hari aba bafite abana akabijyamo yarashoje kubona umwana. Ingero ntituzifite ze ingero nk'iza abandi ubwo ariko barahari baba bidegembye hano hanze. Baba bidegembye barahari. Wumvishe ngo bya bintu babikiye ngo ni ibintu by'umuntu se. ngo harya ngo babarinze ibintu. dufite njyewe hari n'abandi bantu nzi bamwe muri bo. None ibaze kuba ufite umuryango kugira ngo uve ko bya bintu ari virusi ya danje. Ibaze kuba ufite umuryango, ufite umugore, ufite n'umwana, ariko warangiza ukabijyamo. Mwese mu by'ukuri ubwo biracyari uko wavutse cyangwa wabigiyemo kubera impamvu. Hari igihe ubijyamo kubera impamvu, njya numva bavuga ngo ni ukubera impamvu z'ubukene. Ariko iyo ntabwo ari impamvu yatumye ujya muri ibyo mutima bro. Nukena ku mutima igihe cyose uzumva ko uri umukene ukicara ugafunga amaboko gutya ngo uri umukene ukumva ko nta kintu abikoraho, icyo cyo kibazo cyawe wawe ufite. Ko baravuga ngo niba waravukiye mu muryango w'abakene n'ubundi ukarinda upfa uri umukene, ikibazo ni icyawe ntabwo ari ikibazo ari icy'umuryango. Noneho uzi ikintu gitangaje se, niko icyo kintu uri kuvuga cy'ubutinganyi gikunze kumvikanwa n'abantu benshi, n'abana bakiri hasi b'abandagrawundi muri ino sekiteri y'imyidagaduro. Nibo bumva bagitaka cyane, buri ugiye kubafasha, buri ugiye kugira ute wese. Njyewe hari abatipe bajya banyandikira kuri Instagram n'ama Facebook yanjye mba mu Rwanda se ndabiyamye. Sinzi ukuntu mbyibutse man, ndabiyamye nukuri kw'Imana tubiberamo sere kugerega abana byumve neza man. Niba ukora staff zawe zikore wishaka kubijyanamo, winyandikira winyapproachinga man, ndaba blocker. Mfite list y'abantu benshi na blocks, uranyandikira kugira ngo bigende bite man, ngo wasanga barabonye mu muryo. hari uwambwiye ngo tuno dutayi ngo nitwo bashaka. Ariko man nubwo turi guseka ariko bira bintu, nubwo turi guseka ariko birababaje cyane man. Mukore staff zanyu kabisa mwe gushaka kandi birinde kubyasasa, kubyamamaza, kuko bigenda bandi. Ndumva twiganire ku musozo. Reka twiganire ku musozo tuganira n'ubundi, ariko reya ubundi ni gute umuntu akunda umuntu kugeza ku rwego rw'uko yishyiraho tatuye hano mu gahanga. N'ubusazi sha ibyo rero n'ubusazi aho yacabe yari ugukunda. Reka mbanze kwanza ngaruke kuri Vestine wakoze ubukwe no witwa Idrissa. Byari byiza cyane kandi Nyagasani akujya imbere
cyane ko n'urugendo twese tuba twifuza kuba twakora nabonye kuri Twitter kuri X ariko ngo ubundi ngo Vestina nk'umuntu muri Burkina Faso bahuye gute ariko rero cha noneho abantu rero barabibonye Vestina arahiye mu Kinyarwanda undi arahira mu Gifaransa ese ahubwo reka rata nkwibare kuko wasanga cyumva dana kucyumva Vestina ntabwo yumva Igifaransa oya ndetse kamwereke Vestina asoje kwiga ryari si umwaka ushize ariko nanone dukosore kuko ku matariki wari wavuze ko yabivutse mu 2004 yavutse muri 2003 aronke ubwo nyine ntago mbizi Vestina umwana wa 2003 ariko harabona abonye bandika ngo yihusera ariko nyine mu bigaragara nyine uko yashyushye karira mu bigaragara nyine hari ukuntu bigenje ariko ntabwo ari ahantu hamwe nabyumvise baretse nkwereke ntibakoze umurenge tariki zingahera ejo bundi kuwa gatatu kwa kangahe kuwa gatatu si ntabwo nibuka tugiye kubara amezi tugiye kurindira turebe mu kwa mbere mu kwa cyenda cyangwa mu kwa cumi mu kwa cyenda cyangwa mu kwa cumi niba mbere yaho ubwo nyine uzamenya ko ari erega ubundi ibyo mukora byose ikimenyetso cyonyine kimwe kigaragaza ko mwari akantu ni hariya gahunda ni uko usanga inda yageze gutya ibindi byose murabikora ntitubimenye ariko ikimenyetso cyonyine kimwe kigaragaza ko mwari akantu ni ugutwita imbere y'igihe nuko ukabona album ntekereza ko ariko rero nanone Irene ariko hari akantu Irene yakoze ewan kubu professionnel hari abantu benshi bari kuvuga ngo babikoze mu ibanga batuma nta banyamakuru bajyayo njyewe kubera ko ni product ziwe ni product Vestina ndetse na Dorcas ni product za Irene ntekereza ko njyewe nta kibazo nabigizeho cyo kuba atarigeze atumira abandi bantu si twitangazamakuru ni sawa cyane ahubwo njyaho no muninze ni hehe Red Blue JD yarapostinze aravuga ngo fake news avuze ngo fake news Irene ahitaza muri commentaire arandika ngo at least good journalists exist Etse gato ahubwo ntabwo mbyumvishe neza ninde wandi uravuze ngo Red Blue JD yaranditse aravuga ngo fake news ku bijyanye n'iki no kuba Vestina yagiye mu murenge Irene araza arangije arandika ngo at least good journalists exist bivuze ngo nawe yavugaga ko uwo nguwo ibyo avuze ko ayo ngayo ari amakuru mpimbano yego ubwo bivuze ngo ni nko kuvuga ngo arabyemeje nawe ko ari amakuru mpimbano ko ari amakuru mpimbano inyuma tubona ikiganiro tubona ceremony zose cyukuri Irene nibyo kuko turi muri showbiz ndabyumva nyine ndabyumva ariko none yubereka nuna commenting aho kugira ngo ukire abantu mu rujijo kuko rega se kujya babashyire mu rujijo nimubona icyo kintu muze kwihutira kukireba iriga ntabwo ari kuri ya mwana yashyingirwa kuko hari na benshi babuze abagabo ahubwo bivuze gutyo unyibutsa umukobwa niba namubonye kwa Cita niba namubonye hehe ariko ni kwa Cita yavuze ngo aba bana bari uwa 2003 bari kutujyana abagabo uwo twebwe muri 90 murabona muzatumazisha iki mwikomeyeho mwarifashe ngo nzarongorwa ruko ngize gutya muhamaho umwana wa 2003 ariko nanabonye ngo umwana wa 2003 ngasigara ngatanga ngo amahirwe ngo ya kabiri shaka ku muntu nkawe ngo ufite muri za akagwa amahirwe ya kabiri ntago bize ibyo bankoze ntago bize ibyo bankoze kubukubita amahirwe ya kabiri ahubwo se arayaguha ko gukubita mu ntambwe 5 nta nubwo bameye kumwegera usigara urebera hirya nk'abandi abana bari hano ukuntu bakariye umwana bwati ubundi gihe urambaza iki ibyo nabonye ko ari byinshi cisheni ko n'ubundi arabonye byinshi se tu abana bari hano umwana aba yarabonye byinshi urumva none uriya mutipe we wagiye kwishyiraho tatuwaje mu gahanga bro ubwo n'ubusazi bro ase umuntu iyo agiye gukora biriya bintu aba yibuka ko ibyo bintu bizagera igihe bikarangira aba psychologue cyangwa se abantu bavura indwara zo mu mutwe
na buriya nabwo ni uburwayi. Okay, ni byiza ushobora kumukunda, ntabwo ndi kupfobya urukundo umukunda. Kugira urukundo rukabije se ni uburwayi. Kugira ubwo wumva ko umuntu agiye ukiheba, kugira ubwo nyine wishyira tatuwaje hano ukamwiyandikaho, okay, urwo rukundo narwumva rubaho. Ariko nanone niba umuntu agiye se emera ko nweze azakubera umugore nawe, ntabwo bishoboka. Deja yamaze kujya mu buzima bw'undi muntu. Hari igihe hasigara yizera ko ibitangaza by'Imana oya mani bana ubusazi, bamupime barebe niba atarwaye. Hari igihe Imana ibitangaza by'Imana bikora, kwanza nawe bamupime barebe ko adakoresha. Kuko na mani niba ari ubusazi, wenda tatuwaje yanga nabyumva. Ariko bamungane babapime ko mudakoresha ibiyobyabwenge. Urabura kujya gushaka akazi ngo ukore nawe uzatsindira umwana mwiza, cyangwa se nawe uha amahirwe undi mwana aze mu buzima bwawe, uhaze ukaza ugashyira hano tatuwaje. Nahise numva hari abaza bavuga ngo ariko se sha ibyo bintu mwabivuyemo mukaza tukajya kwicururiza intwaro. Mani sibyo rata, ntareze tukajya gucuruza intwaro ko nabonye intwaro harizo ziza nibyanabye. Mwabwe murabura kwiko mwana kuravoko mufuka ugenda ukore uzabona umwana wa danje. Vestina yabonye uwe cyane ko muri ase abanyamahanga batumazeho abana mwana turi gusigara gute koko. Ubu mfite inkeke ko n'uwanjye nawe bazamutwara. Wasanga nk'uwawe ejo bundi azaba ageze muri Togo. None ongera akaboro nanditse kuri stati ya WhatsApp. None abana ntako batagira ngo bakore ishoboka byose kugira ngo bashake umubano mwiza n'ibindi bihugu by'abanyamahanga. Ndetse n'ikimenyimenyi mu minsi iri imbere tuzajya mu gikombe cya Afurika. Ariko we uzi ko dushobora kuzajyayo kugeza ubu. Reba Tanzania, reba Uganda, Ethiopia, Burkina Faso nande wundi naye harya na Amerika. Ahubwo Amerika ariho bashiriye. Bizumva tutagushaka umwana mwiza n'ibindi bihugu. Nta kabana batagira. Batujyanira abana bacu se. Nta kabana batagira ngo ariko hari igihe wazasanga ugasanga ubwo buryo ari bwo buryo abana bari kuducira inzira mwana. Bari kugenda bakora icyo bita visit Rwanda. Wagura u Rwanda cyane. Warangiza ngo umurazana tatuwaje ngo akugirire impuye. Tatuwaje sha. Waje mukajya kwicururiza intwaro kuza bana mushaka akazi mukore ibintu by'amatatuwaje. Ariko se siko nta musore ndi kubona uri gukora igikwe muri iyi minsi byagenze bite? Dufite ubwoba. Nubwo bagozaza cyangwa nta n'ikintu mubereyo. Wowe kudakora ubukwe byagenze bite? Wenda ngewe ndacyari muto, ntabwo ndageze mu myaka. None ko nyine ntakiri muto. Si umwana wa 2012 ubwo urumva. Mwabantu urumva umukobwa aragushyiraho exigence zo gushaka cyangwa se zo kuba mwabana nyinshi ugasanga ntabwo zishoboye. Ubwo batokereka nanjye ndebe noneho wa muntu uzaza muri za exigence zanjye wenda kaza cyangwa se ntazi. Umukobwa nawe akavuga ati ngiye ntabwo nashaka ubu none ndacyari gushaka amafaranga. Ndacyari gukoresha imibiri uracyari gukoresha umurimo. Ndacyari gukoresha ibinge mu bice by'umubiri wanjye kugira ngo mbone amafaranga. Uwo muntu se uzamuzana gute? Wose uwo muntu ntabwo wabaca kumwafodira ngo korohere. Rero ntakubeshye uriya mutipe namurebye bro, y'ikintu ubundi hari icyo bita kugira inema yo kumenya kwakira ibije no kurekura ibigiye. Rekura rero nyine Vestina si wawe cyane cyane ibintu bitari muri control yawe. Yego kuko hari ibintu umuntu abasha gukontorora nibyo atabasha gukontorora. Vestina si wawe rwose, kura amerwe misaho. Ariko rero sha reka nkubwize ukuri, yego nshaka gukunda biremewe ariko ukabyigumanira. Hari ahantu mubona ishu n'indege bitafiteho bihuriye. Ese ba crash banjye so ujye ubabona ku mafoto. Wowe kure ikiganiro ntufite ba crash bawe? Ntafite benshi se. Ntafite benshi. Ubu wasanga nawe ndutuye munsi y'urugo rw'iwabo ari crash. Ari ibyo byimenyera mwana. Noneho ubundi ngo kandi karakamira. Niya niga yifite amafaranga. Wowe uraho ngo ari umurashyiraho tatuwaje. Na tatuwaje ushobora no gusanga abana nayigukobye. Uraho wamugani no kurya rimwe biragoranye gushaka umwana w'abandi. Umukoresha ikiza. Mujye gukora. Hari umutipe nakunze kuri TikTok, ntago nzi izina rye. Ayava ngo muri amabandi. Ngo muri abajura. Muri abajura. Umbwira gute ko uwi Kigali uhembwe 100 ukarira 300? Muri abajura. Muri abajura.
wasanga atari bo babasikama tujya tubona ariko nyine man Kigali kwibamo bizagufunga buti komando ukanabona umusikama kuko Kigali ushobora kubyuka saa 8 z'ijoro ukimyoza wicuye kugira ngo ubivuze kumenya ariko rero burya ujya gucya habaye ibintu byinshi ubwo hari igihe ujya gutangira umunsi ukumva ko uwo munsi utari burangire cyane kabisa ubwo rero abantu ujya ugira ibintu utekereza ko bitanashoboka cyane ubanza urebe ngo icyo kintu ugiye gukora cyangwa se icyo kintu uri gutekereza mu mutwe wawe gihuriye he n'ukuri kuko hari ukuntu umuntu akora ikintu akirengagiza ukuri kw'ibihari cyane reka nkubwize ukuri ko ubu ngubu urukundo rwitwa ko ari urukundo rudafite icyo bita support biragoye noneho hari igihe umuntu aza akambwira ngo gukora mariage ngo ntago bisaba amafaranga ngo ntago bisaba ibintu byinshi bisaba iki reka nkwereke uwo mwana uzabyara uzamutungisha isa amafaranga iyo nzu uzayishyura iki amafaranga muzarya iki amafaranga buri kimwe cyose ku isi ikintu cyose ukoze ni amafaranga none ushingira he uvuga ko bitagoye rero abantu boshya abandi ngurumva ngo ubukwe ngo kubukora ngo biroroshye biroroshye ndabyumva cyane bashobora no kuba byoroshye bitewe na entourage ufite byoroheye ubishoboye noneho tekereza ngewe nimara kurongora uzantungira umugore ubwo ushobora no kubikora ukamuzana ariko ukaba atari uwawe wenyine ni Kigali ngo wisheya ngo Kigali hako nabibonye ko bisheyaringa da izo nizo ngero nyinshi mfite nyine zikwereka ko ubukwe ni ikintu cyo kwitondera ukazana umugore wo mu rugo wowe akaba ari uwawe mu rugo hakaba hari n'undi mugabo umufata nka side chick cyane twisoreze ikiganiro Leandre reka dusoreze ikiganiro hano ngushimira ndetse nshimira n'abantu bose bakurikira Lea Entertainment umunsi ku wundi turabashimiye n'iby'agaciro ku rukundo batwereka cyane yego ndakeka nawe wagira ikintu ubabwira cyane ubundi tukigendera ni ugukomeza kubashimira kuba bakomeza kudutera inkunga babona bareba ibiganiro byacu babisangiza abandi ku ma TikTok ku ma Instagram njya mbona abakora ama post murakora cyane Nyagasana bishimire kandi azabaho umugisha muri uyu mwaka muzabone amafaranga nicyo ngiye bifuriza ko abura amafaranga we afite gareka ga TikTok ngo bagahagaritse ngo nago kakigabura muri Amerika erega TikTok buriya impamvu bayihagaritse muri Amerika Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bayikoresha mu buryo bw'ubutasi so rero none se ko bafunye abantu benshi amayira none se babye ubwo nta kundi nyine ni baba bashomeri so mukore subscribe rero kuri Lea Entertainment n'ubundi tubafite ibintu byinshi tuzabazanira byinshi birahari ariko ndabizi neza ko bizagenda neza aho muri hose Nyagasana bishimire nitwa Leandre n'umugabo cyangwa Sunyite Nohet blessings God bless it's all of what you want and only umwe cyane ciao hasta la vista